The King of Sniper, iyi filime nziza cyane irimo abasniper. Iyi ni filime nziza yabaye nziza cyane rwose ku bantu bakunda filime zirimo abasniper. Hano nagukoreye filime nziza cyane z'abasniper wareba kandi ukazikunda. Filime ya kabiri bayita American Sniper. Iyi nayo ni filime nziza cyane rwose ku bantu bakunda filime zirimo abasniper, zirimo amasasu. Iyi nayo ni filime nziza cyane wareba kandi ukayikunda. Indi filime twashyize ku mwanya wa gatatu irimo abasniper kandi nayo nziza cyane bayita Sniper Avengers. Ku bantu bakunda filime rwose zirimo no kwihorera, iyi nayo nabibazaniye. Iyi ni filime nziza cyane wayireba kandi wayikunda. Iyi ni filime yabiciye bigacika rwose, yasobanuye umusobanuzi sakara. Ni filime nziza cyane kuyireba, ndagukangurira kuyishaka ukayireba rwose nimba utarayibona. Filime nagushyiriye ku mwanya wa kane bayita Sniper The White Raven. Iyi ni filime nziza cyane yarebwe cyane kuri za Netflix n'izindi mbuga nkoranyambaga zicuruza amafilime. Iyi ni filime nziza cyane ku muntu utarayireba wayishaka ukayireba. Iyi filime umwihariko wayo nuko mu mafilime yose y'amasniper yayigeze kubaho, iyi filime ariyo filime yasohotse igahita irebwa cyane kandi mu gihe gito. Ngize rero filime z'abasniper zabaye nziza cyane. Ndagushimiye wowe wumvishije iki kiganiro kugeza kirangiye. Urire ku bindi biganiro, Imana iguhe umugisha.